mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza, bakunzi babaho neza, bakunzi b'ubuzima, bakunzi mwikunda kandi mugakunda ubuzima bwanyu, mugakunda amagara yanyu, ibyo mukora byose mugakora muharanira kubaho neza. Mwese aho muherereye mu mpande z'isi bahaye ikaze kandi mbifurije amahoro n'imigisha bituruka ku Uwiteka Imana yacu. Hari umukunzi wacu uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaduhamagaye atubwira ko afite ikibazo gikomeye, afite ikibazo n'umugabo we, ko umugabo we bari babanye neza kandi bakundana, hanyuma akaza kuba umusinzi, udufaranga kure twose akatunywera, yagera mu rugo akaza atongana, abana akubita, umugore akubita, bikamutungura akayoberwa uko bije kandi barishe ishusho. Rero turi mu isi y'abagome, turi mu isi y'abarozi. Niyo mpamvu iyo abantu babonye mwikundaniye mumeze neza babagirira ishyari bakaguhemukira, ibyo byose bakabigukora kugira ngo nawe bakubuze amahoro, kugira ngo nawe bakubuze kubaho neza. Uyu munsi rero nkuzaniye umuti wirukana ibirozi by'ibihuherano, umuti wirukana ibirozi by'ibitongerano. Niba umugabo ataha kubita umugore n'abana, kandi imbere yari umuntu mwiza, kandi imbere bari bakundanye, kandi imbere yakundaga urugo rwe, kandi imbere yahahiraga urugo rwe, ukabona iby'urugo nta kintu bikimubwiye, ukabona amafaranga yose arayafata yanywera, cyangwa amafaranga akaza amuca mu myanya y'intoki utamenya aho anyuze. Uyu muti ni ingenzi kandi ni ingirakamaro kuri wowe wahuye n'iki kibazo. Hari n'umugore bohera bakamwangisha umugabo we, yajya abona umugabo we yinjiye akagira ngo ni nk'impyisi yinjiye, akabona ni nk'urusimba, akabona ni nk'ingagi, akabona umugabo we ni mubi, ntiyongere kubona ubwiza bw'umugabo we. Ibi bigatuma ajya mu busambanyi bakamutesha urugo rwe. Rero niba warahuye n'ibi bibazo cyangwa niba ufite ibibazo, kora uyu muti urabikemura, urugo rwanyu rwongere rutekane, urugo rwanyu ruzira intonganya, urugo rwanyu rwongere rwubakike, rwongere rujye ku murongo. Hari abantu mbwira umuti bakawupinga ngo ibyo ni ibintu bisanzwe, ngo ibyo nta muti urimo. Rero nagira ngo nkubwire ko umuti wose ukorera mu kwizera, kandi umuti wose ni umuti, kuko n'umurozi ntabwo umurozi akurogesha ibintu bidasanzwe, akurogesha ibintu bisanzwe kandi biri aho hafi yawe. Rero ibintu biri hafi yawe bishobora kuba uburozi cyangwa bikaba umuti, bitewe n'uko wabikoresheje, bitewe n'ukwizera kwawe, bitewe n'amagambo uri kuvugira kuri icyo kintu, bitewe n'imitongero, bitewe n'ibyo wowe mu bitekerezo byawe wifuza gukora. Rero ntihakagire umuntu upinga umuti avuge ngo ibyo ni ibintu bisanzwe, utwo ni utuntu tworoshye, yumve ko atari umuti. Uruyuzi rw'igihaza kuva ku mizi yarwo kugera ku mutwe warwo ni umuti ukomeye cyane, umuti uhangana n'abarozi, dore ko abarozi benshi bakoresha uru ruyuzi mu gutongera, mu kuroga abantu. Uru ruyuzi rero rushobora kukwica cyangwa rukagukiza. Akaba ariyo mpamvu rero uzabona umuntu ukekwaho amarozi, cyangwa umuntu wakuze wumva kuri uwo musozi bavuga ngo kwa kana kabararoga, akaba ari umuntu uzabona ko ari umuntu ukunda inzuzi, ari umuntu ukunda kuba afite imirima y'inzuzi, ukabona afite uruyuzi we mu gikari cyangwa yararuteye iwe mu rugo, cyangwa buri gitondo ugasanga ahagaze mu murima w'inzuzi, ahagazemo hagati. Uyu muntu uzamenye ko niba atari gushaka umuti, ari gushaka uburozi. Uyu munsi rero ngiye kukubwira uko hakwirukana ibi birozi by'ibihuherano cyangwa ibitongerano ukoresheje agati k'uruyuzi. Uragenda ugatema uruyuzi, kandi mu kurutema utema rimwe, watemesha umuhoro, watemesha icyuma, icyo watemesha cyose. Urahagarara ugafata uruyuzi ugahita utema rimwe, ukarufata mu ntoki,
hanyuma ukarukokora ugakuraho biriya bisusa byarwo, hanyuma ugafata kariya gati k'uruyuzi ukagenda ukakanika kakuma, hanyuma kamara kuma ubundi buri mugoroba ukagakongeza. Icyitonderwa, ugakongeza wambaye ubusa, hanyuma kamara kwaka ugahuhaho ukakazimya, ubundi ukazenguruka inzu yose ugenda wukamo uriya mwotsi wako, ugenda uvuga uti nirukanye abarozi, abazimu n'abadayimoni. Nurangiza ufunga inzu yawe uriya mwuka ugumemo. Ibi nubikora uzasinzira neza, nta kintu na kimwe uzongera kumva. Wa muntu wageraga ku buriri akumva ibintu birirukanka muri parafo, akumva ibintu biri gukubita ku mabati, akarara ashikagurika bitewe n'ibyo abarozi bari kohereza mu nzu ye. Ibi bintu ntabwo uzongera kubyumva. Kandi niba wabonaga umugabo wawe ukamubonamo nk'igikoko, ibi bintu bizashira. Kandi niba hari umugabo watwawe n'inzoga, ugera mu rugo ugakubita, ugera mu rugo ugatongana, ukazana intonganya, ibi bizahagarara. Ibi uzabikora iminsi 7, hanyuma ku munsi wa 7 uzafata ka gati ukajugunye ukarengeje urugo. Ubwo ku munsi wa 7 uzakora umuti nk'ibisanzwe, ugacane ugahuhere mu nzu, hanyuma numara kuzenguruka inzu yose uhita usohoka uvuga uti ndakwirukanye, nirukanye imyuka mibi y'abarozi n'abadayimoni, hanyuma uhita ukarenza urugo. Uruyuzi rw'igihaza rero rurakomeye cyane. Niba wumva gutera inzuzi cyangwa guteresha inzuzi, rero uru ruyuzi rurakomeye cyane kubera ko abapfumu bararukoresha, abarozi bararukoresha. Inzuzi z'abapfumu bazikora mu gihaza, cyangwa bagakoresha iki giti cy'uruyuzi bakagenda bakibazura neza, bakabazamo utu tumeze nk'inzuzi, akaba arizo bakoresha mu gihe bari kuragura. Inzuzi rero zifite amateka akomeye mu muco nyarwanda, yaba ari uruyuzi rw'idegede, yaba ari uruyuzi rw'igihaza, yaba ari uruyuzi rw'igicuma, yaba ari uruyuzi rw'igisabo. Izi nzuzi ni inzuzi zikoreshwa cyane mu muco nyarwanda mu bijyanye no kuragura, mu guterekera, mu kuvura ndetse no mu kuroga. Rero amateka y'uruyuzi by'umwihariko uruyuzi rw'igihaza n'uruyuzi rw'igisabo n'umuti ukomeye mu muco w'Abanyafurika. Tuzakomeza tugenda tubabwira byinshi mutari muzi ku bijyanye n'umuco w'Abanyafurika, ku bijyanye n'amateka, by'umwihariko abakurambere bacu, abatubanjirije b'Abanyarwanda, uko bivuraga bakoresheje uruyuzi. Byose tuzabibagezaho. Nukanda subscribe cyangwa sabone, ubutaha uzamenya uko wakwizingura inda yatinze kuvuka ukoresheje uruyuzi, uko wakwizingura inda ya nyuma yanze kuvuka ukoresheje uruyuzi. Uruyuzi rero rurazingura, uruyuzi ruravura imyuka mibi, uruyuzi rwirukana ibirozi byose abantu bakoherereza, dore ko nabo ari rwo baba bakoresheje, rurongera rukanabikumira. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ikindi nakwibutsa nuko ngufitiye spiririna kuri promosiyo. Spiririna rero akaba ari ikiribwa muti nk'uko murambikubwira. Spiririna ikaba ikemura ibibazo byose byo mu mubiri. Spiririna ikaba yongerera ubudahangarwa umubiri. Spiririna ikaba izibura imitsi, amaraso agatembera neza mu bice byose by'umubiri, bikakurinda kubabara mu ngingo, nko ku bantu bababara mu ngingo bitewe n'uko amaraso atabasha kugera mu bice byose by'umubiri. Igafasha kandi umuntu wagwingiye igitsina, nko ku muntu ufite igitsina kigenda kinyunyuka kigashiraho agasigarana karegeya, ugasanga nta kintu akimarira uwo bashakanye. Rero spiririna ibasha gufungura ya mitsi,
amaraso agatemberamo neza, igitsina kikongera kigakura kigasubira nk'uko cyari kimeze mbere. Ukeneye Spiririna rero cyangwa ushaka kwikugeraho aho wibereye, hamagara kuri 0791 16 93 27. Murakoze cyane, reka tuzasubira ubutaha. Imana ibarinde.